hari igihe uhura n'umusore akaguturukura hasi hejuru hirya hino inyuma imbere ibumoso yewe warayi sohoza kora mu bwanwa wumva nawe uriyo ndaguha bihogo ndaguha sine we uzayima ako kantu muze urabona meza ate ndi umukobwa araryoshye urabona nubwo shaje ibigori byeze oya kora mpamve ngo mwumvira mu ntoki ushaka umwumvira no mu ntoki karoroshye nzaka sawa nyine gute ushaka kugata koko oya shamana hejuru y'umukobwa wita gakiza ko ubonye umukobwa nzihana bishoka nzihana nzihana ye cyacyo nzihana oya yakime oya nkora mu bwanwa ugomba gutereka oya nkora mu bwanwa man muze ngo niwe ugomba gutereka ushake buze kuko narashaje di muze uzi ko gifite ibera nk'ibyasumuta ibera by'amaribori asumuta oya nutuma hari ibintu nibwira mu bwonko icyama uwo mwana ngo ambere umutima w'urugo rwanjye igihe nzaba murakoze cyane turabakiriye kuri Mark Justin Family TV cyangwa se kuri MC Justin Family TV umunsi wa none cyangwa se kwicamunsi cy'uyu munsi twongeye kugaruka umunsi ku munsi tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye ariko uyu munsi noneho dufite abatumirwa abeza baje badusuye dufite abasaza bakuru rwose bashesha kanguhe nabo badusuye turifuza kugira ngo tuganire umunsi wa none reka mpere iburyo bwanjye twakire umusaza muzeyi turakwakiriye murakoze cyane amazina witwa nde nge banyita Kwihangana Abrahimu tukuzi ku izina ryande rero ubundi mwari mumenyere ku izina rya Simoni rya Simoni ko nigeze arakantu nigeze ntanga ubushize babwira ko nkunda Imana cyane imyaka mbonamo ndashaje pe Paulo bivuga neza muri Bibiliya akavuga ati hahirwa bemera mu mitima yabo niyo mpamvu rero nako cyo kiganiro muze nawe uri gutinda pe gutese ndatinda gutese itone mbabwira ibintu gutinze kwisi niba nabonye ndatinze urandambiwe se uri kumva mwese murabizi ko abari n'abategarugori twimirijwe imbere kuki atari we nyine kuki atari ngiye wabanje muze arashaka kuvuga ngo reka nabanza twibwire twumve yego ako kana tumwumve nibishaka nibikunze ibumoso bwanjye hari abana se ko abana n'abatwari muzehe umwana n'umutwari yakubonye muzehe amagambo mubana menshi cyane umwana n'umutwari yakubonye muzehe wamutegereje amagambo kubanye menshi cyane nacecetse nawe turamwakiriye rero amazi yuzuye akanwa okay nanjye nitwa Mishu Keti meze neza ndashima Imana n'abantu bakeya akabasaza bo barambabaje abasaza barakubabaje abantu niyo mpamvu umusaza atinze kuvuga ayatinze numva umujinya uranyishe murakoze cyane rero bamaze kubibwira umukobwa mwiza cyane bita Mishu mwese norawe uri kuneza abafana uri kuvuga umukobwa mwiza cyane kandi buri muntu wese aba mwiza mu maso y'umureba oya muzehe ikimenyimenyi muzehe ubwe yabanje amagambo mu bana menshi cyane muzehe uri kureba he ubwenge bwacitse nabaye igicuri kirahunga uyu mukobwa wagira ngo yavuye mu ijuru twaje kumenya amakuru menshi kandi ariko twifuza kudusobanurira Mishu twamaze kumenya yuko Mishu ari umuntu ukunda abagabo kandi cyane arabakunda cyane niyo banyicaranye n'umugabo ahubwo bayumva yanamuterura ako urangira nibaza ayo makuru niyo cyangwa ntago ariyo ikintu kibabwira ko umuntu akunda umugabo ni iki ikintu cyababwiye ko nkunda abagabo ni ikintu cya mbere nuko dore wicaranye n'abagabo ikindi cya kabiri muzehe yakurebye neza amagambo mu yabuze ubwenge muzehe yabuze ubwenge atubwenge neza aragenda arazizengera gahunda rero kuntu zazifashe ubundi iyo utari umurezi biyene ugomba gukunda abagabo none se kuri ari umurezi biyene muri kugira ngo sembe umuburiyane njye nago ndi umuburiyane njyewe nkunda abagabo ukunda abagabo hari umuntu rero we avuga ngo reka dango njye ntago nakunda abagabo ngo abagabo ngo ni babi ngo abagabo ngo ntago dushobora kubana ariko bigenze ute kugira ngo abagabo mubashe gukundana neza kandi nabo mvura bakunze reka rero nkubwire wabanye so wabanye umuntu ejo bundi wapfuye mu kaga ejo bundi wikundiraga kuryoshya wapfuye ari igisenyi yagiye kuryoshya bamushyiremo supagura abakobwa nk'ubu ngubu nkunda kubera ko ngewe wabonye na participative yanjye hari umugore nta umwana muri ko ntago mwarimwe muri bishushanyo muri pope wabonye ko na participative tukari hari unyene urayigira se muze urajegera we pe ndategera kutice igiye ukaza kwinjira Rwanda nuko abanye mparitse imodoka ubuzi kuri bunkura akantu
ariko mwamaze kumenyekana. Reka nkubwire rero wowe kubera ujegera cyokoze wenda ikintu nakuryaho n'amafaranga Twakubwira se nyine ibyishimo byo mu buriri ntabihari pe. ntabyo nakora byo birashoboka nananiwe. Muzehe rero niwe noneho wa mbere gutya muzehe sibyo Oya se umwana nungura umwana uyu ntacyo we nane diri Oya. cyokoze uzi diri nakura kuri uyu musaza niyo kunsahura. urabona ko uyu musaza ubundi iyo umusaza nk'uyu nguyu agupfubije mwumva barembuza ibishimbo. Nta kibazo uri gishego nyine nta kibazo. Iyo umusaza nk'uyu agupfubije uhita ujya kureba ka gasore kimonyongoshoye gahita kagukubita kakamusokoza mbaruka rudahigwa. Yuzu uryame umuntu ushimisha mu gihe uzajya utahira cyose. Oya ikintu cyiza nkundira abasaza kimwe Baratonesha. umushima mu bwanwa ngo ako kanya ngacira agatike atakugoye ngewe rero muritegereza nkasanga rero ubushoboka ko ari impamvu nakwicaye iruhande nkanjye mutoya. ikintu ngiye kimbabaza kimwe hari igihe uhura n'umusore akaguturukura hasi hejuru hirya hino inyuma imbere ibumoso yewe warayi yarangiza wajya gutaha ngo harya ngo iwanyu ngo kugerayo nanga nuko sinyasheke ti rero ti nyine ngenda tega taxi vatire nangu ngenda n'amaguru imene nabo ngenda na moto kozi nyine urwego ugezeho nagaru kwiyemera nkanjye mishu nimba wamamagaye ubu ufite nyine ubushobozi pe bwo kwipevera umukobwa nka mishu cyangwa mama nka mishu okay rumo mama hello aba mama abasingo mama muri kumva noneho rero ikintu abo bantu bameze bakugaragura gutyo ikintu hito nabimenyeraho nta biceri bafite inote gusa bakugaraguye nta kintu abariho abari sa kintu abagwirirana nk'isi naziri kugwishwa n'imiyaga ariko bano basaza papa sohoza kora mu bwanwa wumva naburiyo ndaguha bihogo ndaguha sine we uzayima ako kantu muze urabona meza ate ndi umukobwa araryoshye urabona nubwo shaje ibigori byeze oya kora mpamve ngo mwumvira mu ntoki ushaka umwumvira no mu ntoki karoroshye nuko itugwasha utatuma mvuga indi mishanga hanura kandi urumva umusaza ubwo yamaze kubyumva nabyumvishe nagari ku rutare Rwanda ba yaho hantu ni ku kivu ako kantu sha Bartega kuririmbira se amazi aratemba ikindi nyine nandi kubasobanurira ikintu kizakumenyesha umuntu ko ashobora kugwa kibiri ngo nitegeko aragucurangura hirya hino nk'ibyo navuze bambare nkakuririmbira ariko bene nk'uyu musaza bambare nkakuririmbira kugora nyine mbare nkuririmbira wa kintu reka nkuririmbire acira gatikesha reka nkuririmbire se nyine reka nkuririmbire se nyine Maria uri umutima w'urugo n'uwisesa n'usebanya barezwe neza ako kandi walayi umusaza ubanza kunagura tumaze kubona mbonye muzehe mukwiye nyamara mugakiza mukwiye mugakiza arakubonye neza aragenda neza nayo yarashutswe oya kandi muzehe uyu mukobwa uramubonye amaherezo uramwicara ahubwo n'umusamariya Yesu yarashutswe cyangwa yarashyutse ntabwo ari umukobwa n'umusamariya oya uramwicara uruhande oya washyize igorora uramwicara mu uruhande kinyarwanda washyize igorora nahaguruka icara ndahagurutse ngewe nyegera sha haguruka wicara umusaza ni umuhereza oya banza wicara ahangaha no bihehe no banyegereye mana n'akaririmba nagutuye sha muzehe rwose arashaka muzehe uramubona ute ndatuma mvuga indi mishya ahubwo ndahanura nka Yesaya urahanura nka Yesaya muzehe rero muzehe agakiza utaza ukareka uyu akazi narambika iyo umuntu akuteye mu gihe warize Bibiliya birambika hasi damu mukajya mu mubiri ntabyo kurambika Bibiliya hari indirimbo z'abarokore baririmba ngo nzakagendana agakiza sawa nyine sawa nyine gute ushaka kugata koko oya shamani hejuru y'umukobwa wita agakiza oya nzihana bishoka nzihana igihe cyari nzihana urashaka kuzihana komanda wampaye ikibizo mana mwana oya yakime oya nkora mu bwanwa wowe ugomba gutereka oya nkora mu bwanwa mana muzehe ngo niwe ugomba gutereka ushake buze kuko narashaje di muzehe ntacyo bitwari muzehe uri buze kugura oya ndagura ariko uraza kugura ndagura maze kubibona mana dore wegereye umukobwa amagambo menshi cyane uzi ko gifite ibera nk'ibyasubutse
ibera by'amaribori asumuta nutuma hari ibintu nibwira mu bwonko umbabarire utongera kunkora babara basi twe turimo kuganira turi kuvuga uburyo abagabo wowe ubakunda cyane ariko tugasanga nje nkunda abagabo nukubera ubwiza cyane serenge n'ababeshya cyangwa nukubera imbaraga ubundi reka nkubwira urukiko rutabaho nta kindi cyaba kindusha gukunda abagabo reka da none se nuko usanga bafite kimenyinshi cyane nkamuze reka nkubwire impamvu iyo ngiyo impamvu imwe yonyine abagabo reka nkubwire ikintu bagutenguhaho wenda ni ugukuramo ubuki baza bakicomokera ariko nibura ntabwo bakuroga nk'abandi bashyiramo supaguru buriya abakobwa igitsina gore ngera hano umukobwa wanze imbere ngo turi inshuti reka da mana we YouTube baninga mwabarezi muramara kwibere muze hafi sigaho iribere irigihagaza nk'imitemeri amanya datawe muze ni system kadomo muze hafi sigaho ndashaka gutaha turajyana singira imodoka yanjye iriya modoka ntago ari iyawe we ko nta cyose byemera zana bring it nukajya umbeshya ariko mana ariko muze turana yo turi kubwira abadukurikiye turi kuganira twe turimo no kubasuhuza ariko umunsi wa none turi kuvuga ku bantu bajya bareba abakobwa nkawe bagatagakiza abakobwa nkanjye ni nkabahe bagatagakiza nakavuyemo ikimenyimenyi muzehe nawe yaragiye ugashyira hasi avuga ati ngewe agakiza nagashyira hasi bibiriya nabanyirambitse hasi ariko umunsi wa none turifuza kugira ngo noneho abantu barimo gushaka gutagakiza bagashyira hasi urabagira inama yiye nkawe nk'umukobwa inama sugo wagira inama gute abantu bashyushye buri umuntu ushyushye nta nama wamugira mugira bigenze bite rero ngo bayibagira bavayo none urababwira uti karibu mwese muze bavuye kurangiza ibyabagoye bavuye kurangiza ibibazo byabo nibwo bagira inama muze urimo urashaka kumukoraho rero kandi ntago ari byo muze mu kanya turagusengera mu kanya turakurambikaho ibiganza kuko ndabona ibintu bitoroshye bavuga ngo genda butamwa waratamiye akino caniragabura unacaniragabura komana ijana ku ijana utuntu twose ni dushyashya dusagara cyane rwose urako tuba twahageze uyu musaza rero ngo hari ahantu areba erega ahantu twahuriye muri filime ariko mwagiye mureka hari ahantu twahuriye muri filime ngo hari ahantu areba gutya ngo agahita abona ko umuntu ngo aryoshye niko yambwiye ngo umukobwa aryoshye cyangwa abishe ngo ameze nk'imiravumba none nanjye naramweretse ati se YouTube yose tabaho mbanye icyo gihe byagenze miliyoni kumwe n'umusaza nk'uyu nguyu ari kunera imitoma mana kandi nkuririmba turirimba twinshi muze muririmbira akaririmbo kugira ngo mwibutse irya brochette wamuhaye urya munsi igihe warimo guhungiza irya mbabura icyama uwo mwana ngo ambere umutima w'urugo rwanjye igihe nzaba ndi kumwe n'abanyeshuri nzakurya kara kugahera ngushimira kutampemukiye njye nawe shu none uyu munsi nabonye ari umuriro kugira ngo abantu mbashe kubaganiriza babashe guhinduka rwose biragoye umwiki njyewe basitaburireke urashaje tabirireke ukunda kumiki hari ijambo riri muri Bibiliya riravuga ni Yohana 3:16 ravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi oya urabeshye ngo ni kwica gushyuka utibuza guhumeka oya mwari nk'uyu nguyu banza unyumve ndakumva ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wawe w'ikinege yego kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho none ko wumva harimo igitambo muzi we n'ikihe gitambo ushobora gutanga cyangwa ushobora gutanga kugira ngo umukobwa nk'uyu nguyu tumutsindire tumujyane tuze kumusiga ndi umuhungu wawe ndabyemera ko umuhungu wanjye ariko hari ikintu naje kubona nabonye ushaka kuvuga ijambo ryinshi cyane oya kera barakazanuraga kandi ubona ko ndi mutoya wizimiza kera barakazanuraga nubwo wamukunda nkamukunda ntabwo uzamunaga ko kera barakazanuraga oya nawe natubwire ari wowe nanjye aratwara ndareke ndi oya pe kankubwire rero ubundi
nanjye ko ryajamba ngo imigirigiri yaragiye wa mugani ako ngiye gutwara nakwitwarira boss uracyafite akabaraga pe boss uracyafite akabaraga wenda yakazanura ngomba niba bon voyage niko muzeyi mukuyemo Uja nta kundi byagenda ubwo nkurushije imbaraga gusa nemera gutsindwa nta imyaka ngezemo irabinyemerera umanitse amaboko nayamanitse ngajya ku ruhande ako boss ni umurasta ni mishupe ntabwo bizi umuntu wanjye barayapfa urangarukiye se sha boss ni umurasta reka twumve hagati aho ngaho rero komeza kubaza Mishu ndavugishije ngo boss uyu nguyu simbizi nimba ari boss ariko ndabona imvi zarabaye urenze ngafite n'imodoka abakobwa nibyo dukunda mana uzwi iyo umaye lift ndengani wacu uraharenga ntagukati n'undi modoka namaze kubona ari gukati ni ufite imodoka yanjye yanjye n'uyu cyangwa n'uyu nguyu oya da Imana itabeshe n'uyu nguyu yanagure witahire mbaba ubwo none nkuyemo witahire mani n'uyu nguyu na inshallah alhamdulillah bivuga ngo itahire sha shushu sorry pe narizo ni ingofero yabivuye maguzi ko nawe wanjyanye ubwenge akwa oya nakujyana ubwenge nyine Mishu hari ikintu namaze kubona abantu benshi bagenda baganira cyangwa se bakagenda batereta reka bari ko mbivuga abakobwa ugasanga rimwe na rimwe bataye ubwenge bataye ingo zabo bagiye ahandi hantu biba byagenze bite shabura abagabo rero nk'ubu ndabona muzehe mu kanya gatoya ashobora kwibagirwa mukecuru buriya ngo basaza ntabwo basaza ariko noneho nyine ngo abagabo ntabwo basaza ariko abagore twe turasaza turasaza gusa cyo koza ndashimira abasaza bose basazanye n'abakecuru babo kandi bacyubahana gusa rero nawe rero musaza ushaje nabi uri kujya mu dukobwa none turi musiyamisha ngewe ubu ngubu imyaka ndimo abasaza b'iki gihe nta nubwo bari no kundeba ko bafite ifaranga bari kukureba ugeze amerika ko nkuvugishije ubu ngubu ngize amahirwe uyu musaza we wandebye reka ndi gusinyira agasheke sha muzehe aragusinyira agasheke abasaza bubu bari gukunda bwa bwana buri musiyamisha bufite imyaka like wenda nka 17 n'umunani n'icyenda gutyo barangije segondere turangize segondere tw'utunyogwe bamwe bavuga ngo isene nizaguye ariko ubundi nkamisha ngewe uzi ubwenge uri bukontorore turi kumwe ntago wanyiteza bari gushaka twatundi barya uw'inyuma n'uw'imbere atigeze atekereza ngo se ngibiki kuko nibwo kirangiza segonderi ntago aramenya hanze hano ukuntu bimeze ese inzu yarandiroda gusohoramo ureba ute ukagenda uko nguko nta kintu ufite nta n'ikintu bibuze kuvuga rero nyine abantu b'iki gihe bakunda abantu batabatesha umutwe batabatera stress ngewe rero Mishu tunywa icupa rimwe rya mbere stress zanyishe ngewe rero umwana wanjye arashaka kurya namwe rya kabiri randiroda Mishu abagore mugira amagambo menshi kubera ko itondeye kubera ko gukunze ubu tuvugana twamaze kwemera ko tuba gutanage nawe agashekera ko kwishyura inzu niwo mwana ufite nushaka kuzamuzana iwanjye ntabwo tujande nama gusanga za kimwe mufite amazu reka rero turangizanye Fatima tukataye oya urabona uno musaza ibi nari kwemerera imbere ya kamera ubu dushobora kugenda twagera mu modoka urumva tukagenda nawe agashaka nyine kumprofita muze mbwiza ukuri vuga amafaranga uri bumereze hano ndaguha sheke ni maga ryanjye sheke urareba ikiraba cyanditseho yego uzo umuntu ukubwira ngo wamaye urukundo gakotomera agashira inyota kudacu wamburana mukunzi wanyeretse urukundo bakunda indirimbo za makanyaga buduru buzivaho nukuri naranyuzwe pe reka gende sindagisanga dusabane kera nkira ntarasubuka sha ntidasumbwa basigiza abasiza kasigiza abasaza batanga keya abasaza reka dusayire umunyamakuru keya zabo ntibagukeneye ntabwo zirenze ahita akubwira ati nagukunze tugende kandi n'abasaza baracyafite urukundo niyo base atabafite urukundo niyo rwaba narwo arirari akirari ryabo naryo rifite value ariko mana abana bakungu bakiri bato utu tugirigiri tukimeze gutya
aragenda akakuruhiriza ubusa no kuwazaho uyu ngwese aragorana uyu nagagorana no gukora mu bwanwa bana nkopa ariko buri ugakorana oya ideni nejo bro ideni nejo papa ideni nejo reka turangize ngewe hari ikintu namaze kubona kugira no munsi ese Mishu karame mwitabye nawe karame usengera hedi ibintu byo gusenga no bizanye ngo bigire ngo bitumarire ubwo nabyumvise none wapfuye asenga na tega amatwi umunyamakuru wiseka tega amatwi bakubwira ko ngira amagambo ariko kuvuga akamagambo ngira mubahe nyine nk'umunyamakuru aje kudusura afashe ngo sengera hereka musengera sengera muri church usengera muri church uyu munsi wa none kandi ngiye maze kumenya amakuru urwose bya bintu byo hasi byo kuba amazi ashobora kuza nta rutare ruhari ibyo bintu urabyemera ngo nindo yawe rero reka nkubwire shiti yanjye ubundi kwanza ukuntu gahunda ziba zimeze na zino mikoro ndikwikanga ko zazimye urumva abari kuzumva musamuntu abari kuzumva urumva reka nkubwire sibyo buriya nta muntu ukunda ahantu hakomeye reka tureke n'ibintu byo gukomera wenda by'ibindi byose mwatekereza ninde muntu wakwifuza guhinga ahantu atazeza ubwo bivuge ngo wowe ntago uri mu bantu bashobora kurya imyumbati n'ibishyimbo ubwo ikintu cyane no kwirira agasosi ubwo rero ndi imyumbati n'ibishyimbo bisaba ko mbafite amata nyine afite utuntu basi tworoshye ariko nagiye no kukubeshya ntago nkunda ibintu bikomeye nanjye pe mwabahungu mwe namwe rwese muzanga ibintu bikomeye ese ibintu bikomeye byagufashije yewe maze kumenya none kameramani wamubonye ubwenge afite ahita agira gutya nyivuga ibintu byoroshye ibintu byoroshye ngiye maze kumenya amakuru rero none ahangaha hari umukobwa amaze arutwe kubera baba atari imbere ya kamera bigira uko bashaka ngo vayano bikore vayo ntabwo yaza asari kunga bizuzi bihuha ibihuha wa karame ngewe hari ikintu ugiye kunyemerera kugira no munsi ngewe utuvuye ahangaha tukagenda nanjye wampa byaterwa n'ibyo nguha ushaka nguha iki bya bindi nabuze ibese reka ngira ibintu byinshi byo gutanga amateke n'ibitonore nibyo bya kinyarwanda wakindewe yeregawe igitonore urumva nta kindi kintu avuze ikintu cyoroshye igitonore igitonore nacyo gitega n'amazi washyizemo ntiwateka se ibitonore bigashirira ahubwo reka nkubwire ibintu byiza bya ibora ngo ni ibisusa idodo burya uzi ko biteka n'amazi wanashyizemo bikibyarira amazi ahubwo rero bibyarira amazi munyifuriza kuba ibyo bintu ibihaza ese kanange nkubaza wowe usengera he muri redini ngende umukristo ngende umukristo nzahora ndi oya mani bakubakristo makristo nabiroma uyu ntabwo iri yo wabaye gute uyu nawe rero sinzi ukuntu mba mubona mbona ari umukatolika cyumweru ugiye gusenga nasengeye mu rugo wasengeye mu rugo iwanjye afite igicaniro ku cyumweru wari wabanje cyumweru cyakibanje nsenga gutera nsenga rimwe na rimwe ariko muri ino minsi namaze no kugura imyenda y'abantu basenga urabona ko mba nambaye udukabutura kandi bino ntabwo wabijyana muri church ngo ujye gusenga ntabwo bijyana ku rusengero Jesus bino noneho iyo ubyambaye birirwa ari we bari guhanuraho indaya iri mu rusengero indaya mwamaye ijambo ngasoza urarihorana umusaza mfite indirimbo nyinshi cyane urashaka kuririmbira urema yagutatse impande zose ntugira amakemwa ariko mana yanjye naho ngarukirije umusaza wazakunda imipuri ho gatoya turi kumwe na Mishu turi kumwe na Muzehe reka tubwire abadukurikiye Muzehe watwawe n'irari niko navuga Juste Family TV tubabwire ngo aya masaha turimo kuganira mu kanya turongera tugaruke twongere tuganire noneho mwumve cyane icyo Mishu arimo kuvuga ku bagabo abagabo se bavuga iki baragoswe abantu badafite amafaranga mukunda cyane samurakoze ariko udafite amafaranga ntabwo ushobora kumugira uruhande turamujyana mu rusengero tumusengere nicyo kintu namaze kubona kandi namaze kubona ko yanabyemeye sawa ngo hari umuntu urimo kuvuga ngo araguha ngahe oya nago nigurisha sinigurisha muri buka byapa bya kera habaga hariho umuntu ngo sinigurisha akanira bashuga dadi nishimwe ari kukubwira ngo nishimwe bari buze kuguha oya ibyo bintu babyita gatike
mishungiye hari ikintu namaze mu kinyabupfura cyiza ni agatike gute uvuga ngo ndaguhanga amatwi bakubwire umunyamakuru adusuye nge uyu munsi wa none ndumva nshaka yuko ukizwa neza tukajyana ku rusengero pasiteri akadusengera. Usengera he? Ndi umukristo. Warangiza hari ibintu pasiteri nize yari buze kutubwira ukambara ukikwiza ibitenge bigira he igitenge ukavamo umubyeyi cyanyare igitenge cyandare sawa ugakenyera igitenge ingofero ukayikuramo ugashyiramo igitenge mu mutwe nibyo mbese uranyemerera ko tujyana nukuri ubutahanzaza mbyambaye umuntu afashijwe pe ku cyumweru. Haleluya amen. Indirimbo ivuga ngo ngende umukristo urayizi? Amen. Zahora ndiwe ugediriwe mu bihe byose dukubyumva. Urayizi? Wafashijwe? Ngende umukristo. Magana 15 mu gushima. Yemba nziza. Kwijambo ry'Imana ngibiki aho mana we mudashira mu gakizaho none hahane ngewe. Mana gufasha wambara imyenda miremire mana. Ndifuza ku cyumweru. Akabanyarwanda ubundi muzasirimuka ryari? Ku cyumweru. Uziko bajajinga ngo umuntu yambaye bigufi. Ngo umuntu ngo ni umunyabyaha yakwambara birebire ngararenze. Ngo ni umukristo kandi aroga bro. Ikintu ngiye turimo twemeranyijweho. Ngo ku cyumweru ngiye tuzajyana gusenga. Haleluya amen. Zaza gufata mu rugo. Wabyemeye? Reka tubwiye abadukurikiye. Mishu kugira no munsi. Nta gakiri wa wundi mwari muzi. Yemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Umukiza kabisa. Urabihamya? Kiri kiganza hejuru ndebe ko ibyo bintu tuzajyana ku cyumweru. Yabyemeye. Haleluya. Haleluya. Amen amen. Ku cyumweru abantu bajyaga bamubona muri ya style ya yindi bamubona muri ya ndoro yindi itandukanye yemeye ko ku cyumweru. Bitewe nabyemeye agakiza abonye ko azaza akakiresa umwami n'umukiza tukamubatiza kandi tuzahita gusengera ube n'umudiyakoni ugiye wakira abantu ubicaze imirimo yo mu nzu y'Imana itangire kugira ngo n'abakureberaho ya minsi ya kera uburyo bajya bakureba n'uburyo n'ahantu bajya dore ngo turashimira dutanga ibitambo kuba haleluya ya murakoze kumbwira amagambo meza Imana ibaho umugisha amina amina tusangire n'ubutaha